ubwo yaranaga n'umugabo Chiftamin mu gitondo cyakurikiyeho buri kimwe cyose cyarahindutse. Lulu yarabyutse arangije abona notification muri telefone ye, agiye kubona abona bamwoherereje kuri konti y'amafaranga angana n'ibihumbi 30 by'amarandi. Aya mafaranga ari amafaranga menshi mu buzima bwe atari yigeze abona. Ntabwo yabyizeraga ko ibyo bintu ari byo, ntiyizeraga ko biri kubaho. Nuko rero guhera ubwo ngubwo yahise yibuka ikintu kimwe. Ako kanya yahise yirukanka ajya muri gallery ya telefone ye, arangije ahita postinga ifoto yari yifotoye ari muri cya kirori nijoro. Nuko mu kanya gatoya akimara gupostinga iyo foto, comments zari nyinshi ndetse na like ari nyinshi, ariko zimwe zari zirimo abantu bafite jalousie, ariko n'abandi nabo bari kwadmiringa. Bamwe baravugaga bati Lulu urimo uragenda utera imbere. Ako kanya rero Lulu yatangiye gukunda ubwo buzima. Icyagaragaraga nuko uyu mwana w'umukobwa Lulu yari yamaje kwinjira muri game, ndetse afite amahirwe make yo kuba yakora step akayivamo agasubira inyuma. Lulu rero yakomeje gukundana n'uyu mugabo Chiftamin, ndetse ariko uno mugabo akomeza kumuha amagift menshi cyane, amuha impano zitandukanye ndetse amuha amafaranga menshi. Lulu yabaye noneho umunyembaraga, arakura atera imbere mu buzima bwe bwa mbere. Ubu noneho yabashaka kugenda akajya mu mashopu ari leaks, amashopu ahenze, akumva aratambuka nta bukene buri ku bitugu bye, nta bukene bumutsindagiye ku butugu. Ndetse ahangaha nta nubwo yabaga ari gukodesha, ahubwo yaraguraga, yarimo yishyura. Umukobwa agira akagura imisatsi, akagura amapacks ahenze, akagura amakanzu ahenze, akagura inkweto zihenze, yaguraga buri kimwe cyose yifuza. Uyu mugabo yari yaramuhundagaje amafaranga. Ndetse uyu mwana w'umukobwa iyo yinjiraga muri restaurant iyo ari yo yose, abakozi bo mu maresitora batangiye kujya bamufata bitandukanye n'uko bafata abandi, kuko uyu mwana w'umukobwa yabaga yambaye ibintu bihenze, yambaye amashinete ahenze ya zahabu, amasaha ahenze y'igiciro. Buri wese wamubonaga ahita akabona ko ari umukobwa w'igiciro, umukobwa uhenze. Ndetse yabaga afite urufunguzo rw'imodoka ihenze cyane. Aha rero byatumaga buri wese wamubonaga yahitaga mukarasa, yahitaga abona ko ari umwana w'umukobwa wifite, umwana w'umukobwa wageze ku byo ashaka, ku byo yifuza. Nubwo iyi modoka itariye yari ya mugabo Chiftamin, ariko Johannesburg yose yatangiye kujya imutinya, itangira kubona ko uyu mukobwa afite amafaranga. Ariko nyuma y'ibyo byose hari ikibazo gikomeye. Aba bana b'abakobwa ntabwo bajyaga baba satisfied, ntabwo bajyaga bumva bayanyuzwe. Uko bagendaga bagira ibintu, noneho barushaho gushaka ibindi bintu birenze ibyo bafite. Nuko umugoroba umwe Zara ubwo yari yicaye mu nzu ye, arangije yitegereza wa mushuti we aramubwira ati ntabwo uri kugerageza guprofita cyangwa se gufata advantage nk'uko wakagombye, uri kuba umwana cyane. Ibi ngibi barimo babivuga ubwo bari bicaye kuri balcony y'inzu ya Zara, wa mushuti we. Nuko Lulu arangije aramubwira ati ushatse kuvuga iki? Zara arangije aramuseka, arangije aramubwira ati inshuti yanjye ukeneye abakiriya benshi. Lulu asa nkaho bimuyobeye ibyo ari kumubwira, arabaza ati abakiriya? Arangije aramubwira ati njyewe naketse ko uriya mugabo Chiftamin arampagije. Nuko muri ako kanya Zara arangije araseka, arangije aramubwira ati sweetheart, umugabo umwe ntago yaguhaza. Aramubwira ati abagabo baharurwa vuba, rero ugomba kugira options. Lulu yumva ibintu amubwiye birakomeye cyane, yumva ntabwo yari yiteguye kumva ayo magambo. Lulu ahangaha yaramaze kumva, yaramaze gutestinga, amaze kumva ubuzima bwiza uko bumeze, uko buryoha. Ariko noneho bari bamaze kumubwira yuko agomba kugerageza akagenda akajya deeper, noneho akarenza. Zara yabashije kubona yuko uyu mwana w'umukobwa afite hesitations, atari ready yo kuba yakina game nkuko ari kubimugiramo inama. Noneho atangira kumukonvinsinga, atangira kumwumvisha. Nuko arangije amubwira ati reba, ntabwo ngende kukubwira ko wakagiye ukaryamana n'abagabo batandukanye ukagira uti hoya, ahubwo icyo ugomba gukora, ugomba gukora icyo bita positioning. Ntabwo ugomba gukora buri kimwe cyose icyo utabishaka, ahubwo icyo ugomba gukora, ugomba playing a game, ugomba gukina umukino. Ikintu cya mbere ugomba gukora bwa mbere, ugomba kubanza ukinvestinga ku mubiri wawe. Iyi game yerekanye n'ibijyanye kuba uri perfect. Muri ako kanya Lulu yahise areba hasi, yumva biramurenze. Uyu mwana w'umukobwa Lulu n'ubundi yari mwiza,
bihagije rwose. Ariko imbere ya Zara ndetse n'abandi ba influencers ahangaha yagaragaraga nkaho ntacyo ari cyo. Nuko arangije abaza Zara ati ushatse kumbwira iki? Nuko arangije aramubwira ati ngiye nashatse kukubwira yuko ugomba kugira uburyo uteyemo. Arambwira ati ugomba kongera ikibuno ndetse mu nda bakahakora kamera neza ku buryo buri muntu wese ukubonye akwifuza. Ako kanya Lulu yahise aseka yumva ibyo bintu ari kumubwira biramutunguye. Uyu mwana w'umukobwa Lulu yari yarumvise ibijyanye n'abantu bagenda bakajya kubagisha ibibuno bakabyongera ndetse bakabiha forume. Yari yarabonye amafoto atandukanye y'abakobwa babikoze ndetse bameze neza. Ariko nyuma y'ibyo byose nabwo yari yarumvise inkuru zitandukanye kandi ziteye ubwoba zivuga ko bamwe mu bakobwa iyo bagiye gukora izi surgeries rimwe na rimwe batava ku gitanda bapfira aho ngaho. Nuko uyu mukobwa Zara arangira aramubwira ati babe, njyewe ntabwo njya mu ma hospitals mu bitaro muri aya ma hospitals azwi. Arabwira ati ahubwo tujya aho bita underground clinics, hariya haba hari cheap, bakora ibintu ku mafaranga makeya kandi bakabikora bihuse ndetse ukira byihuse. Nuko muri icyo cyumweru bahise bajya muri za clinique za underground. Nuko bakigera aho ngaho kuri ya clinique, iyi clinique yari iri Johannesburg mu mujyi. Iyi clinique ntabwo yari official hospital, nta n'ikimenyetso cyagaragaraga yuko ari clinique ndetse nta licenses bari bafite, ahubwo cyari icyumba cy'umweru gisanzwe hibereyemo abadogiteri baturuka hanze ndetse badafite ibyangombwa byo gukora ibyo bintu. Iki cyumba bakigeramo bakinjiramo basanzemo aba influencers benshi cyane bategereje nabo yuko babakorera babaha serivisi. Nuko umukobwa umwe wari wicaye aho ngaho witwa Eva arangije atangira ikiganiro, atangira kuganira n'umukobwa Lulu. Uyu mwana w'umukobwa yari umukobwa uzwi cyane kuri Instagram. Arangije aramubwira ati ngiwe nakoresheje inshuro 3 zose. Arangije aramubwira ati ntabwo ugomba gukoresha inshuro imwe yonyine, ugomba kubikora bigahura neza, kubera ko abagabo bakunda abakobwa bafite umubiri mwiza, umubiri ugaragara neza. Ariko ahangaha Lulu nubwo yararangaha yumvaga atabishaka, yumvaga ari ikintu kitagenda ahantu, ariko Zara yari yamaze kumushyira mu mutwe ko bagomba kubikoresha. Nuko Zara niwe wabanjije kujya kuri kagatanda. Nuko ubwo rero igihe cya Lulu cyari kigeze, Lulu yaryamye ku gatanda agerageza kwikaruma, ariko yari yarakaye. Agiye kumva yumva umuntu aratatse ari guscreaminga ndetse yumva urugi rurafungutse. Muri ako kanya agiye kumva yumva ikintu kikubise hasi. Umuntu wari uguye hasi yari Eva, wa mukobwa barimo baganira mu kanya gashize. Uyu mwana w'umukobwa yari apfuye ako kanya. Nuko doctor arangije atangira gusakuza, ariko asakuza ari kuvuga ururimi rwo hanze, ariko Lulu ntabwo yabasha kumva ibyo ari kuvuga. Zara yahise aza yirukanka aza muri cya cyumba wa mukobwa Lulu yari arimo. Arangije amufata ukuboko, arangije amubwira ati ngwino tugende tuva aha ngaha. Lulu yari afite ubwoba bwinshi cyane, arangije amubaza ati nibiki bibaye, ariko Zara ntabwo yashaka kumusubiza ako kanya. Yamufashe ukuboko aramukura amubwira ati tugende tuva aha ngaha. Ubwo rero bari basohotse muri cya cyumba, bagiye kubona dogiteri ndetse n'abasisita be barimo bakurura umurambo wa mukobwa Eva, bamukura bamusohora muri cya cyumba yari arimo. Aho ngaho nta ambulance yari ihari yo kuba yabafasha. Lulu yahise yirukanka bishoboka, niyongeye kugaruka aho ngaho. Rero nyuma y'ibyo bintu byari bimaze kuba, Lulu yiyemeje yuko atazongera kujya mu bintu bibi nka biriya, agomba kubigendera kure. Ariko inzara yari afite kugira ngo abe powerful, abe umuntu ukomeye muri industry, iyo nzara yakomeje kumupushinga, yari nyinshi cyane muri we. Ndetse Zara wa mushuti we nawe ntabwo yari amworoheye, yakomezaga kumupushinga amubwira ko hari ikintu agomba gukora kugira ngo abe powerful. Zara yari afite indi plan ari gutegura kuri uyu mukobwa. Nuko arangije bicaye muri salo, arambwira ati Lulu reba, ukeneye ikintu kiri strong, ikintu kigomba gutuma bano bagabo babura ubwenge uko bakurebye. Lulu yumva aratunguye, yumva ntari kumva ibyo uyu mukobwa ari kumubwira. Aramubaza ati nibiki uri kuvuga? Arangije aramubwira ati uratekereza yuko umugabo aza kugurira imodoka nziza
gutyo gusa tu kubera yuko wararanye nawe ijoro rimwe yarangiza kugurira imodoka y'igiciro, ndetse niyo mwararana niyo wamukorera ibintu bidasanzwe. Ugomba kumenya yuko hari abandi bakobwa hanze aha ngaha beza kandi beza kukurusha, banateye neza. Nuko arangije amubaza ati none se ngomba gukora iki mbwira? Zara arangije asa n'umwegera, arangije aramubwira ati hari umugore utanga imiti, atanga imiti ikurura abagabo ndetse ituma abagabo bashobora kuguha amamiliyoni n'amamiliyoni menshi cyane. Icyo wabaka cyose iyo uwo mugore amaze kuguha umuti barakiguha. Ibyo ngibyo nibyo twese dukora. Nuko muri iryo joro bahise bajya kureba wa mugore. Lulu ajyana n'uyu mukobwa Zara yatekerezaga muri we ko wenda bagiye ku mukecuru, umuntu w'umukecuru, umuntu w'umurozi cyangwa umupfumu, ariko bakinjira mu nzu y'uwa mugore basanze ari umugore mutoya, umugore ukiri mutoya usa neza, wambaye ikanzu nziza cyane ndetse n'imisatsi myiza ndetse n'aka makeup. Nuko uyu mugore arangije abahereza amakanzu y'umukara, arabwira ati mukure imyenda yanyu noneho mwambara no makanzu. Lulu ndetse na Zara bahise bambara amakanzu. Nuko arangije wa mugore azana ikintu kimeze nk'isahane, ikintu kimeze nk'igisorori. Muri icyo gisorori hari harimo ibintu bimeze nka liquid ariko by'umukara. Nuko arangije arababwira ati ibi bintu mubifate mubyisige ku mubiri wanyu, ibi ni bituma bibaha imbaraga zo gukomendinga ikintu musabye cyangwa muvuze icyo ari cyo cyose kigashyirwa mu bikorwa. Zara yarabanjije arisiga, Lulu nawe nyuma yuko Zara amaze kwisiga, Lulu nawe arisiga. Lulu akisiga aya ma liquid yagiye kumva yumva ikintu kimeze nk'umuriro kinjiye muri we. Nuko muri ako kanya wa mugore ahita aseka, arangije aramubwira ati guhera iri joro nta mugabo n'umwe uzongera kuvuga ngo hoya kuri wowe. Ibintu byose ubwo byaciyemo ndetse effect ziba ziri immediate, bihita bikoreka ako kanya. Nuko guhera uwo munsi Lulu yatangiye kubona yuko ibintu kuko byahindutse. Abagabo batangiye kumusarira, batangiye kwitwara bitandukanye nk'uko bamwitwaragaho. Ndetse wa mugabo Chief Tamin wari umaze iminsi yaranje no kumusubiza message yari yamwoherereje, yagiye kubona abona amwoherereje agera mu 200 by'amarande, amafaranga akubye kabiri yari yamusabye. Umubrioneya umwe yari yarahuye nawe umunsi umwe wonyine, yagiye kubona abona amwoherereje imodoka y'agaciro, imodoka ihenze nka gift. Ndetse muri DM ye hari abagabo benshi cyane bari kumudieminga, bari kumwandikira bamusaba yuko bahura nawe. Ibi bintu byose uyu mwana w'umukobwa Lulu yabonaga ari nka magic. Uyu mwana w'umukobwa Lulu uko yagendaga azamura intera niko yagendaga nahinduka. Uyu mukobwa noneho ntabwo yakiri Lulu wo muri Soweto, ahubwo ahanga noneho yarafite imbaraga, ari umu-influencer. Buri umwe wese amuzi ndetse yifuza kuba yakwicarana nawe ku meza. Instagram ye abantu bari batangiye kumufollowinga ari benshi cyane, ndetse abantu bafite ama brands bamushakisha kugira ngo bakorane nawe bamuha amakontra. Uyu mukobwa yari arimo aba umusitari cyane. Nuko wa mushuti we Femi bakuranye rimwe yamwandikiye akamesaje, arangije aramubwira ati Lulu njyewe nejejwe no kukubona, urimo uragenda uzamuka, uri kubikora neza. Lulu yakomeje kwitegereza message umushuti we yamwoherereje, atangira gutekereza kubera ko yarazi ko Penny atarazi ukuri kwibiri kuba kuri uyu mukobwa. Wa mwana w'umukobwa mushuti we yatekereje yuko uyu mwana w'umukobwa Lulu ari umu-influencer koko. Ntabwo yarazi yuko buri kimwe cyose uyu mwana w'umukobwa afite cyishyurwa n'abagabo aryamana nabo. Ntabwo yarazi secret zibiba muri ama private party bajyamo buri majoro. Nuko Lulu yanze kumubwiza ukuri, ahitamo kubibika nk'ibanga. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho uyu mukobwa yaramutse ahura n'ibibazo. Yarebye muri telefone yasanga message ariko abona na account atazi. Iyi message yaramubwiraga ngo urakeka yuko ushobora kugira abantu abasazi bose buretse uzareba. Nuko akisoma iyo message umutima we wasa nkaho uhagarara. Nuko arangije asa nkaho akanda kuri iyo account yamwandikiye. Iyi account yari yamwandikiye nta foto yari iriho ngo abashe kuba yareba ninde wamwandikiye message. Nuko arangije atangira kwibaza ati se ibi byari imikino. Mu gihe rero atara
rangiza no kuba yakora researches ngo arebe account ni yande. Muri ako kanya telefone yatangiye gusona, wa mushuti we Zara yararimo amuhamagara. Nuko Zara arangije amubwira ati irukanka ufungure Twitter cyangwa X urebe uko bimeze. Nuko Lulu yahise afungura Twitter cyangwa X, arangije ubwo baramwica, abona ari gutrending ahantu hose. Bloga umwe yari yamuvuzeho cyane, arimo exposinga. Yari yanditse ngo influencer mushyashya witwa Lulu, yandika ngo umukobwa mushyashya influencer wa Johannesburg. Ariko mumenye ko ibyo afite nibyo yerekana, uko abyerekana ntago ari uko ariko kuri, ntago ibintu yerekana ari ibye, ahubwo dufite amakuru avuga yuko afite umusponsor, ndetse uyu mugabo akaba ari umubillionaire ariko uri married, ufite umugabo ufite umugore, akaba ari we umwishyurira buri kimwe cyose. Ako kanya Lulu akibona ayo magambo, Lulu yahise amera nk'umuntu urwaye, yahise afata telefone ye yicara hasi, yumva biramuyobeye, atangiye gutekereza ati ninde wakoze ibi bintu, si ninde muntu ushobora kunkora ibi bintu. Yatangiye gutekereza neza cyane, aza kumenya yuko umuntu uzi ibintu bye byose ari uyu mukobwa Zara. Nuko muri uwo mugoroba yahise afata imodoka yerekeza kwa Zara ku nzu ye, arinjira umujinya mwinshi cyane, aramubaza ati nukubera iki, nukubera iki wankorera ibi bintu. Zara yicaye muri salo ye arimo yinywera kave, ndetse yari yishimye ameze nkaho nta cyabaye, kandi mushuti we ari kuba yararimo aba exposed, ariko nta kintu byari bimubwiye muri ako kanya. Nuko akimubaza mu magambo arangije araseka, nuko arangije aramubwira ati darling, urimo uragenda w'umuntu munini cyane byihuse, abantu ufite gahunda kabisa. Nuko arangije aramubwira ati iyi industry turimo ntago ikunda abakobwa bashyashya batazi aho bagomba kuba bari. Lulu ntago yashoboraga kwizera ibi bintu. Nuko arangije aramubwira ati Zara, njyewe nari nzi yuko inshuti yanjye amagara. Zara muri ako kanya ahita aseka, arangije aramubaza ati inshuti, arangije aramubwira ati ntago ari kubitekereza, njyewe nakuzanye muri iyi si, ndetse mbishatse nayigukuramo. Lulu yahise atungurwa ngaha. Uyu mwana w'umukobwa Lulu yari yaritwaye neza kuri uyu mushuti we Zara, amufata nk'umuvandimwe, amufata nk'inshuti ye magara. Ariko ahangaha yari atangiye kubona yuko Zara ari kugenda ajya kontra ye, amugirira ishyari. Lulu atangira kurira, arangije aramubwira turi inyamaswa, uri shitani. Nuko Zara arangije yisukira wine muri mu kirahure. Nuko arangije araseka aramubwira ati urakaza neza muri influencer industry baby. Nuko arangije aramubwira ati ahangaho uko ibintu bikorwa uba ugomba kuwininga cyangwa se ugakoreshwa. Nuko ibyumweru byakurikiyeho ukuzimu noneho kwagiye kuza gusanganira wa mwana w'umukobwa Lulu. Uyu mwana w'umukobwa Lulu ntabwo yarazi uko ibi bintu yabyitwaramo. Rero ibi bintu byatangiye kugenda noneho bimwafectinga, bitangira kumuza amahoro. Nuko brands nyinshi zitangira kumwirukana, zitangira gukansaninga contract zari zifitanye nawe, kubera yuko nta muntu n'umwe uba wifuza gukorana n'umu influencer ufite ibibazo kuri social media. Ndetse aba followers be batangiye kumugendaho, batangiye kujya bamutuka. Comment bashyiragamo zari comment mbi cyane, batangiye kuvuga bati Lulu ni slay queen, ntago ari umu influencer. Batangiye kumubwira bati twatekereje yuko utandukanye. Ndetse wa mugabo Chief Damin nawe yaramublokinze, nimero yarayibloka. Nuko uyu mukobwa yatangiye no kugwa hasi, buri kimwe cyose cyatangiye guhagarara. Bank account ye yagendaga ishyira amafaranga byihuse. Nuko Lulu rero yatangiye kubona yuko muri iyi si ya fake abantu babamo, yabonye yuko nta nshuti nimwe yari afite. Zara yaramaze kumurangiza. Ko rero Lulu yaricaye atangira kurira, ubwo yabaga ari kureba comment nyinshi cyane zitandukanye, abantu bari kumutuka bamubwira bati fake life, bamubwira ati ubuzima bwa fake, bandika bavuga bati aba slay queens barangira gutyo n'ubundi ubuzima bwabo nuko burangira. Bamubwira bati icyo ni ikimwaro. Telefone ye yatangiye kujya hamagarwa n'abantu benshi cyane, ariko ari amanimero atazwi. Aba bloggers batangira kumu exposinga, batangira kumwandarika. Nuko uyu mwana w'umukobwa Lulu yabuze buri kimwe cyose yari afite. Zara ahangaha yari yamaze kumutsinda. Nuko Lulu arangije arireba muri mirwari, aritegereza neza, atangira kureba wa mubiri wari mwiza. Ariko ahangaha
isura yari yuzuyemo agahinda ndetse na stress. Uyu mwana w'umukobwa Lulu yahise yemeza yuko atagomba kuguma hasi nawe, ahubwo agomba gutangira iyi ntambara akayirwana nk'uko mugenzi we yari yayitangije. Nimba koko industry yari yarinjiyemo ari uko imbwa yagomba kurya indi mbwa, yiyemeje yuko Zara nimba yatangije intambara yari yiyemeje yuko agiye kuyirwana, ariko nta kindi kintu akoresheje, ahubwo agiye gukoresha icyo bita dark power. Lulu rero kuva kera yahoraga yumva umupfumu w'umugore wabaga Soweto wawe yakuriye ndetse yavukiye. Uyu mugore bamwitaga Sangoma yari afite imbaraga zikomeye cyane ziremereye zahinduraga ubuzima bw'abantu benshi. Iyi nzu y'uyu mugore umupfumu yabaga kure cyane uvuye mu mujyi wa Soweto, nuko uyu mukobwa yafashe inzira asubira Soweto ajya gushaka uyu mugore w'umupfumu. Nuko ubwo uyu mukobwa Lulu yinjiraga muri aka kazu k'uyu mugore w'umupfumu, yagiye kubona ibintu bijyanye n'uduhanga, abona amabuji ari kwaka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye biteye ubwoba. Yasanze uyu mugore w'umukecuru yicaye ku gatebe, yicaye imbere y'ikintu kimeze nk'ikibindi. Nuko umugore arangije amubwira ati, ndabizi waje kundeba kubera yuko wabaye broken, ubabaye. Ahangaha Lulu ataragira n'ijambo na rimwe abwira uno mugore, muri we yari ari kubira n'umujinya mwinshi cyane. Yahise amubwira ngo ndashaka gukora revenge, ndashaka kwihorera. Muri ako kanya uyu mugore yahise aseka, arangije amubwira ati, mwana muto, ntago ukwihorera guciriritse. Ahangaha ashaka kumubwira yuko revenge ikenera igiciro. Arangije aramubaza ati, se mwana muto, witeguye igiciro ndi bugucira icyo cyose? Lulu ahangaha yatangiye gutekereza ukuntu Zara yicaye mu nzu ye ari kwinywera wine yishimye, yumva ko nta muntu n'umwe ushobora kumukoraho. Nuko umujinya utangira kuzamuka. Arangije abwira umukecuru ati, nditeguye, buri giciro cyose biri busabe ndagitanga. Nuko uyu mukecuru arangije aramwitegereza, nuko arangije aramubwira ati, hari inzira ushobora kwihoreramo, ariko iyo uyitangiye ntabwo ushobora gusubira inyuma. Nuko arangije aha Lulu ikanzu amuha ndetse buji y'umukara, arangije amuha n'icupa ririmo ibintu by'umukara ariko bimeze nk'amazi. Nuko arangije aramubwira ati, urabona iyi liquid nguhaye ugomba kuyishyira ku rurimi inshuro 3 buri joro. Iyi liquid nguhaye buri magambo yose uzajya uvuga azajya aba powerful kubera iyi liquid nguhaye. Nuramuka uvuze amagambo wibasiye umuntu runaka, ibyo uvuze bigomba kujya bimubaho. Nuko arangije aramubaza ati, se noneho ibijyanye na Zara bimeze bite? Nuko uyu mukecuru arangije araseka, ariko ase kubona yuko ariko akonje. Arangije aramubwira ati, Zara azishyura. Nuko muri iryo joro Lulu yafashe yabuje umukara arayata ndetse yambara yakanzu y'umutuku bari bamuhaye. Arangije noneho ashyira ibitonyanga 3 ku rurimi rwe nkuko yari yabitegetswe. Akibishyiraho yumvise yaratwikanaga, yahise imutwika ku rurimi. Nuko arangije afunga amaso ye, atangira kumva imbaraga zidasanzwe muri we, atangira kumva mu mitsi harimo imbaraga zidasanzwe. Nuko ubwo yafunguraga amaso ashize akanya, uyu mukobwa yari yahindutse, ntabwo yari Lulu nkuko yari ameze. Uyu Lulu noneho yari afite imbaraga zidasanzwe. Rero izi mbaraga aragiye kuzikoresha. Nuko hashize iminsi 3 igihe Zara yari apostinze ifoto kuri Instagram arimo aseka, ari mu bwato, ari mu kirori kuri Cape Town, ndetse yandikaho ngo ubuzima ni bwiza igihe witaye kubikureba. Nuko muri iryo joro arangije yatsa yabuje bari bamuhaye. Nuko arangije atangira guhamagara izina rya Zara inshuro 3. Nuko arangije aravuga ngo buri kimwe cyose wubatse Zara cyose kigiye kurimbuka nka magic. Mu gitondo cyakurikiyeho Lulu yarabyutse akireba kuri social media asanga Zara, izina rya Zara ari muri trendinga cyane. Aba bloggers bari bashyize hanze back statement y'uyu mukobwa Zara, berekana amabanga yose y'uyu mukobwa Zara, berekana yuko amafaranga Zara akoreshaga ari amafaranga y'umugabo, nawe umugabo wari married, umugabo wari ufite urugo w'umushuga daddy. Aba followers bose nabo bari bamuhindukiranye, batangiye kumutuka, batangiye kumusenya, ndetse n'ama contract menshi yari yahagaritswe
yagerageje kublokinga abo bantu bose bari bamwinjirira, ariko aba ba bloggers bari bafite evidence nyinshi cyane kandi zihagije. Nuko icyumweru kimwe ubwo Lulu yari yicaye muri resitora imwe iri private Santon, arimo areba buri kimwe cyose kiri kugenda kuri za social media, abantu bari baramusetse cyane igihe yari yaguye hasi, yakubiswe hasi. Aho ngaho noneho nabo barimo bari kuba exposed, nabo bibakiwe. Aha ngaha Lulu yaramaze gukomera, yari afite power, ntabwo bari afite. Aha ngaha noneho yari ari kuri control, yumvaga nta kintu gishobora kumushyira hasi. Nuko muri iryo joro yahamagaye Zara, nuko Zara arangije afata telefone, nuko aramubaza ati Lulu urashaka iki? Lulu arangije araseka, arangije aramubwira ati gishaka ngiye nuko kubona uri gusafaringa, uri kubabara. Zara arangije azunguza umutwe, nuko arangije aramubwira ati Lulu ntabwo uzi ibintu wakoze. Aramubwira ati iyi industry uri kubona ntabwo ishobora gutuma utsinda wowe. Lulu arangije araseka, noneho aramubwira ati ariko njye namaze gutsinda. Nuko muri ako kanya yahise agupa iryo joro. Nuko muri iryo joro Zara yahise abura, Instagram ye ntayiri kiriho, ntabwo yagaragara muri club n'imwe, ndetse nta muntu n'umwe wari uzi ahantu Zara yagiye. Noneho aba bloggers batangira noneho kwandika, bamwandikaho, batangiye kuvuga bati Zara yacitse igihugu, yahunze, cyangwa se yafunzwe ari muri gereza, cyangwa se yapfuye. Ariko ibyo byose Lulu ntacyo byari bimubwiye, we yumvaga ari muri revenge, arimo yihorera. Ibyo ngibyo rero byari bimushimishije kuri we. Ko ijoro rimwe Lulu yarabyutse, abyuka afite ubwoba bwinshi cyane, yatekereje ko yari ari kurota. Ariko ubwo yafunguraga amaso atangira kubona ikintu kiri kumureba imbere ye. Nuko arangije aricara, afata telefone ye, yinjira muri Instagram ye, atangira kubona yuko Zara ari kubura. Abantu bose barimo bandika ngo Zara yarabuze. Ariko hari ikintu cyari kidasanzwe, aho yari aryamye ahangaha yabonaga igicucu mu nguni y'icyumba cye. Yabashaka kubona yuko hari ishusho y'umugore iri kumwitegereza aho ngaho y'igicucu, aho ngaho mu nguni y'icyumba yari arimo. Ako kanya ubwo yabonaga iyo shusho, uyu mukobwa atangiye gutitira, intoki ze zitangira gutitira, ndetse acana itara rya telefone ye kugira ngo yitegereze arebe icyo ari cyo. Ariko akabona ni shadow, akabona ni igicucu, nta kintu na kimwe cyari kiri aho ngaho. Ariko yarareba akabona ni umugore uhagaze mu gicu, uhagaze mu nguni. Nuko igitondo cyakurikiyeho Lulu yatangiye yibagiza ibyamubayeho, arambara, aritegura. Arangije aravuga ati wenda zari injozi, cyangwa se nuko wenda nimaze iminsi ntekereza ibintu byinshi cyane. Atangira kwishyiramo akanyabugabo ko yagerageje rero gusohoka kugira ngo arebe nimba yakwibagiza ibyo bintu. Arangije ajya ku gakafe kamwe kari private. Nuko arangije agezeyo aravuga ati munkorera cappuccino. Ko arangije akura mu telefone ye, atangira guscrollinga, ariko atitaye ku byo ari guscrollinga. Noneho muri ako kanya agiye kubona notification iraje muri telefone ye, agiye kubona ni message iturutse kuri account ya Zara. Nuko iyo message yaravugaga ngo ese watekereje yuko birangiye? Umutima wari wahise utangira gutera cyane. Arangije telefone ayishugunya hasi, ariko arongera arayifata, arongera areba message neza. Akiritse kuri message agiye kubona account irongera agiye, account yahise deleted. Ako kanya Lulu muri ako kanya yahise yumva afite ubwoba, yumva ntabwo ameze neza. Muri iryo joro Lulu yafunze imiryango yose arifungirana, ntabwo yari azi impamvu ari gufunga, ariko muri we yumvaga atari safe, yumvaga atarinzwe. Nuko arangije acana ya buji yari yahawe y'umukara, yahawe na Sangoma wa mukecuru, arayicana kugira ngo imurinde. Ariko ubwo noneho iyi buji yagezeho ikaza kuzima, icyumba yari arimo cyose gihinduka. Yagiye kubona icyumba gitangiye kuba umukara cyane, agiye yumva urusaku rwinshi cyane ku rugi, yumva umuntu arimo arasa nk'ufungura urugi ariko aruhatiriza. Lulu yatangiye guswetinga, atangira kubira ibyunzwe byinshi, ubwoba buramwica, atangira gutitira. Arabyuka yicara ku buriri arikomeza. Muri ako kanya agiye yumva telefone ye irasonnye. Aho ngaho harinjiye message muri telefone ye, ariko iyi message yari ivuye kuri nimero iri hidden. Nuko afunga message abona handitsemo ngo sohoka hanze. Lulu ubwo buramwica. Lulu yarahagurutse agenda gake gake agana ku rugi. Noneho yegera urugi, ariko umutima we wari gutera cyane n'ubwoba bwinshi. Nuko arangije afungura urugi. Agifungura urugi nta kintu yigeze abona, ahubwo yabonye umwijima. Nuko arangije arahumeka, ariko ahumeka n'ubwoba bwinshi cyane. Nuko mu gihe aragiye kongera gukinga urugi, agiye kumva yumva ikintu kiramukuruye. Lulu arangije arasakuza
yagize ubwoba ubwo yabonaga Zara aho ngaho, ariko yabonye Zara yarahindutse. Zara yarazi nk'umukobwa mwiza, umukobwa ushayininga. Ahangaha Zara yari yarahindutse, yarabaye igikara, amaso ye yarahindutse umukara, ntabwo yagaragaga nk'umuntu ahangaha, ahubwo yagaragaga nk'umuzimu. Lulu yahise agira ubwoba, arataka cyane, ahita ava aho ngaho yirukanka mu muhanda, adasubiye inyuma, atanarebye inyuma, yahise yirukanka. Nuko hashize icyumweru kimwe, uyu mukobwa ntabwo yabashije kugaruka aho ngaho. Uko yakirukanse yarakomeje arirukanka, hatangiye gucicikana amakuru avuga yuko umu-influencer witwa Lulu hashize iminsi yarabuze. Nuko hashize iminsi mikeya hagaragaye video iteye ubwoba. Yari video ya Lulu yari gucicikana aho ngaho kuri Instagram. Lulu yari yarasaze yirirwa azenguruka mu isoko rimwe, ariko isoko riri inyuma y'umujyi. Ahangaha Lulu yagaragaye yambaye ikanzu yashwanyaguritse, ariko nubwo yari yambaye ikanzu yacitse, ahangaha yagaragaraga nkaho akiri muri bwa buzima babagamo bwa influencer, bwa buzima babagamo mbere atarasara. N'ubundi yitwaraga nk'umu-influencer, ariko ari umusazi hano muri iri soko. Ariko ahangaha mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa Lulu yari umu-influencer mu basazi, ntabwo yari umu-influencer nk'uko abayeho mu bakire, aba mu buzima bwiza muri Rex, ahubwo yari umu-influencer mu basazi. Icyo rero kikaba ari cyo gihembo cyo gushakisha ugukira cyangwa se ubuzima bwiza tubicishije mu nzira zitari nziza. Nizere ko rero iyi story hari ikintu mwigiyemo, nizere ko iyi story hari ikintu ihinduye mu ntekerezo zanyu. Buri kintu cyose gisaba process, nta mpamvu zo kwirukansa ibintu cyangwa se gushaka kugera ku bintu duciye mu nzira za bugufi. Nizere ko iyi story hari ibintu byinshi tuyigiyeho. Wakoze rero guhitamo Behind the Show, ndetse wakoze kubana nanjye. Ndize ntashidikanya yuko yagufunguye amaso ndetse hari ikintu yakwigishije. Yisharinge ugeze kuri rubanda nyamwinshi, igeze ku bantu benshi. Ndizera ko nabo iri buhindure intekerezo zabo. Wakoze guhitamo Behind the Show. Nawe utaha.